So iyi application nzanyayo buri gihugu cyose cyemere kubikuzamo ayo wakore yose akakugeraho aho waba uhereye hose, aba uri mu Rwanda, aba uri mu Burundi, aba muri Kenya, bese aho waba uhereye hose ku impande z'isi zose harimo uburyo bwinshi bumwe kubikoramo. Nabari mu Rwanda harimo amakuru meza yuko nabikora kuri momo. Ubyumvise neza, naga ari Nyarwanda ariko harimo uburyo bwa momo aho bikora akahita kugera kuri momo yawe. So igitangaje ikinjira muri application ese nkorera mu 1125 ndaza kwibereka muri iyi video, nabyo muraza kwibona ubikura kuri momo yawe. Mu Burundi hari uburyo bwanyu nabwo burimo, muri Uganda harimo uburyo bwanyu, muri Kenya harimo uburyo bwanyu mubikuramo akabageraho. Ati rero usabwa iki muri video nkuzani? Nta kintu usabwa usibye kora video gusa, guhera ku itara ryawe ukajya ku musozi wayo utiri utarutse n'icyo zugunda na rimwe. Nkunza gushishikariza abantu mu gihe twakoze video uzajya urayireba uyirangize ubundi ukora account nyuma yo kuyirangije video. So mu gihe urangije ukora video, link uraza kwikora muri video description, ugende ukora account ukurikije uko twakweretse inzira ku inzira kugira ngo ubashe kureramwa amafaranga muri application. Niyo mpamvu twakoze video uraza kwereka uko wakoreramwa amafaranga n'igihe wazabikura. Ni buri mu Rwanda harimo momo yawe zo kureba aho twakweretse aho wabikurira. Ni buri mu Burundi namwe mu buryo bwawe harimo uburyo bwinshi n'ibisanzwe. So rero mukumbuje no video muraza kwikunda cyane. Ni buri mushya ariko manzu kandi subscribe kuri channel, nurangiza kandi like kuko bituma tubona ko ibyo dukora mu biheresha agaciro kwa twakoze aho bwabaga kugira ngo tubashakire ibya mbere mu bya mbere. Sam promoter ni channel izayira guhereza ukuri kwa nyako uko wabyaza umusaruro internet yawe, uko bese uko akora amafaranga ntagishoro ukazajya urakorana. Yego naga ari menshi cyane na $2 2 na $3 3 ariko akugeraho nk'ibisanzwe. Muhaye ikaze nk'ibisanzwe mugiye kubana ni Sam promoter w'Abanyarwanda. So rero icyo usabwa no kora video gusa kugira kwitangira byawe kujya ku musozi wayo na segonda nimwe utarukije. Link yo muraza kwikora muri video description. Amafaranga yose ukoreramo akugeraho. Gukoramo amafaranga n'ubuntu, harimo gukora task, harimo uburyo bwinshi muri application ukoramo amafaranga kandi akakugeraho. So ndakuna cyane, reba video ubundi araza kwigisha bana nanjye nkwereka uko bikorwa step by step. Okay bano banyibisanzwe iyi application nonzanye yo na limit igira ukora withdraw amafaranga wakoremo yose uyabikura bite n'igihugu waburimo. So igitangaje mu Rwanda harimo n'uburyo bwa momo uze uko waba uri mu Rwanda, buri mu Burundi, buri muri Kenya, muri Uganda, aho waba uri hose muri Afrika kusi yose harimo uburyo wabikuramo akakugeraho. Dore abangaba na bari kugenda bakoramo amafaranga kakanya ukagenda ubona umubare w'abenshi. Dore anga toto yuza cash out bangana mu kwezi kumwe $, bakoze cash out bangana uko nguko. So abangaba bakoze offers toto yabo bahita ukwereka no hasi. Here's how select offer to complete the offer can have one or multiple tax. Usually it takes a few minutes. Harimo uburyo bwinshi muri application abantu bagenda koramwe amafaranga. Ikingenzi rero no kujya gukora account. So nyibisanzwe uraza ukanda kuri link twashyize muri video description uze ukora account. Hano hari icyo bita sign in, hari icyo bita join. Twe turakanda kuri join. So gukora account ni iki? Ushaka ukanda ndetse Google kuri Google ahangaho ukahita ukandaho. Yukanze no kuri Google reka turebe ibyo barahita batuzanira. Ukanze kuri Google bahita guhitishamo gushyiramo email. Anga twebwe tugiye kwikorera uno option ya hasi aho ushyiramo username ugashyiramo na email hano hasi ugashyiramo na password ukongera ukayisubiramo. Hariya rero hariya ushaka unyuze continue with Google ukagenda ugashyiramo email ugahitamo email bagusaba password ukayikiritinga cyangwa ukahita ukomereza ukagenda. So ariko twebwe tugiye gukora ino option ya kabiri hano hasi aho batugira gukora email ugashyiramo na username na password. Hano ndaza username anga ashyiramo na sample uza making sure yuko hari washyize muri capital letter inyuguti imwe ushyiremo wenda nguku tu Sam promoter sample anga ashyiremo umubare nishaka ashyiremo na base anga icyo bita username hano nayirangije. Hano email okay, hano email tuzaza hano email ha kabiri kuri email uzaza ushyiremo email ugiye gufunguriramo. Hano ha gatatu ari cyo bita password uzaza ushyiremo password n'urugero anga sample ahanga nshyiremo mibare nanga nshyiremo arobase nongera hanga ito nongera nyikopiye yino yongeye ikopi hano hasa nise confirm nangize itangana yitse create already hano twahise hanga uyitukanda create. Ushaka nyine twebwe twa already dufite account ndazananditse sign in hano hasi cyangwa subira hano inyuma itenkandira sign in ahangaha ni ibintu byoroshye cyane. Ko nashyizemo email yanjye hanga ndazashyiremo email
anga hite shyiramo na password vuba vuba na password reka ndebe niba nyibuka fresh. Password na manje inyuguti ya mbere nini. Okay, okay, password hano nawe ndayirangira. Application nayigezemo nubwo bya biri gutinda, application already nayigezemo. So warangije gukora account rero washyizemo email na password, wakoze account application ituyigeramo. Hari cyo bita menu, hari cyo bita an, hari cyo bita lob, hari cyo bita cash out na chat. Dukanze kuri menu anga cyo tugira anga lob an, efficient, reader board, reward, FAQ na support na profile. Kuri platform Brantico anga ya application dukora amafaranga gute. Hari cyo bita an, iyo dukanze kuri an hari cyo bita unlock, ahanga uraka ukanda kuri challenge ukareba ibyo bakuzanira. Hari cyo bita featured, ari ukanda ndetse CEO ukareba ibindi birimo. So kuri Brantico ahanga batakubwira ngo icyo bita iyi application ukanda anga ukareba ibyo bakuzaniye. Brantico iyi application baratubwiye ngo download Brantico artist, sign up and enable notification. So first anga tuzaza dukande hehe, tuzakanditse ngo start offer. So bivuze ko hano batubye star, reka dusubire inyuma hano gatoya. Batubye kugira ngo dukorere dolari batubwiye nuko star akadohereza 0.25 anga twakorera twanditse ngo enable verification ukatadoreza 25. Turakanda start offer tukikudownloading application, ariko ngewe nisanga ifite mega nyinshi na downloading kuko na mwanya afite uhagije. So twebwe aha twagiye hanga basubye ngo how to install. So how to install iyo ushaka mbere andari ukajya kubisoma, ariko already ku bantu basanzwe bakoresha application nago kuyinstall ino application yakunanira. Turaza dukande hano handitse ngo anga ishobora kuntwara mega. Okay, Korera already kwidownloading. Turacyari kwidownloading, batubye ko turakaza tujye dukandanga tugiye kuyinstall. Kujya Brantico application uraza dukanditse install. Tugiye kuyinstall ubundi tugende turebe. Anga turaza tujye dukanda open and open. So application ni ngiyi n'ubundi niyo dusanzwe tubasha no gukoreramwo ibiceri muri application. Acyo bita ngo welcome back, sign in with Brantico mobile. Anga aricyo birango access key and okay. Hano hasi rero iyo tugira kimara kugera kuri application bazatubwira reka tumanze ngo access token. Tuzatwe tumanuka rese ngo to get token. Uraza ukanda ngaha ugende urebe izo token bari kugusaba uze uzishyiremo. Application twakoze download, nababwiretse ko ukora download muri application. Naberetse ko usanga ugakanda start already, naberetse uzugakanda start ukagenda ukadownloading application, byo naberetse. Uzuka downloading application already. Hano application turayifite angoye ngo login and token. Kadukande kwanga kuri tumanze bere na mbere kugiye downloading uzajya uramanza angaha handitse ngo generate token. Hazize generate token tugiye kuza duze dukopie zino token, izi token baduhaye nari token uzamanza ngaho uze ukopie zino token baguhaye. Ubuze ko mbere yuko nyine ujya kugira ku downloading application uzaza nyine ikopi uzida kanditse download the application na downloadings ndazanitse ngo complete anga inze no ite ano application no na yinjiyemo kunguku application uzaza twite tuyifungura harise ngo welcome back, sign in with Brantico mobile, hanitse ngo access token anga uraza ukopie ya token baduhaye. Token yacu burani yingi handitse ngo sign in ahanga hariya twebwe dukopie token baduhaye hariya muri application mbere yuko downloading application. Konako tukimara kopia token baduhaye application ntago bidusabye kugira ngo dushyiremo username n'ibindi. Application dore tuse tuyageraho, dore nureba no hejuru tuse tugira USDT zingana 0.75. Ibikiro mugikurikirane bino bintu ndikubereka ni ibintu bizima muraza gukoramo amafaranga muri application. Twahise tuyigiramo application noneho twari turi hejuru ushaka nyine ukoresha web cyangwa ukoresha application. Ya application uburyo bwo kwidownloadinga ni kuriya ugiye kuri Play Store nango wayibona handitse cash out
dukanze kuri cash out bya bindi batwohereje already, iyo dukanze kuri cash out bahita tugeza hano hejuru, bahita tugeza ahangaha ko downloading ukora cash out wanyuze ahangaha. Ibyo nyine nabyo muri video ikurikira nzabereka uko wakora cash out muri iyi video. Reka dusubire muri application. Muri application batubwiye ngo kugira ngo dukore mu ibiceri hajya batubwiye ko ari dolari. No tugiye kwanditse ngo start challenge turebe ibyo batuzanira. Dukanze hariya amafaranga ya mbere already yari twayabonye. So hariya rero application twamaze gukora verification, iyo twamaze kuyigira verified email yacu, ni muri application ni iki gisabwa kugira ngo iyo ushaka ukandanga ariko bagwaye ni ukandaza nganditse ngo ghost pin, naza makande hano saka kugira ngo start earning, ndaza makande hano katurebe ibyo batuzaniye kujya dukore nyine zira task baduhaye. Turazanditse ngo sign up for time backs and using Google require ubone 13 complete tax ubone 10 nangahe angaha with lasting ushyiremo angaha uze wenda angaha byose ubonye bisaba kugira ngo ukore amafaranga angana na 0.50 by'amadolari. Ayo no mafaranga ari kugera ku gihu ari kugera kuri 800 niba nibeshye y'amangana 750 kandi kuri start offer. Start offer tugiye kureba na application baratubwira ngo tuyigire cyangwa tusure ya application. So twebwe turazanditse ngo turaza kugira ngo dukore amafaranga, ni ibintu byoroshye cyane. Urazanga ngo submit verification, urazanditse ngo visit, manze dusoma amategeko n'amabwiriza kugira ngo turi natwe akora amafaranga. How to complete this offer? Click the visit time backs button below. Sign up with Google require bonus and eligibility. Complete any tax worth and at least one hanger. Submit your email and username below. Verification. Wait for verification to receive when your boutique balance. Turanza dukande first visit, tugiye kugenda tukande visit tugende turebe ibindi badusaba muri iyi application. First batubwiye ngo dukore sign up. Okay, angaha ushaka kanda block, angaha tuzaza dukande sign up muri application baduhaye kuri offer nyine kugira ngo dukoremo offer muri izi application. Turaza dukande sign up kuri gutinda anga ariko na sign up iri gutinda wanditse ngo sign up with Google, niho tugiye kwita twikora sign up vuba. Ndaza shyiremo email vuba ubundi ngende nkore zira offer badusabye aranze nkanditse continue byihuse cyane. Anga ndikwereka kuntu wakora offer muri iyi application, ni ibintu byoroshye cyane. So iyo ushaka kanditse ngo allo. Okay, allo. So muri application bakubwiye ngo ubashe gukora mu ibiceri wenda ukoremo n'ibiceri wenda 0 n'ibice bingahe muri iyi application kugira ngo ubashe gukora mu amafaranga. Reka dusubirane nyuma gatoya. Batubwiye ngo dukoma gukora mu amafaranga kugira ngo tubashe kubona biri abice baduhaye, ariko hariya twebwe turi kubona bisa nkaho biri gutindaho gatoya. Reka twigarukirane nyuma back. Okay, hariya twebwe twabirangije twengeye kuzanga nendangiza ngashyiremo shyiremo email yanjye nakoze. Okay, username hanga nayo ntago bya username nabyo nakoze. Nanze. Okay, uko nako already hari adupakoze trick ahangaha batubwiye yuko already hari yako twebwe iri ball yacu dukoze ibaye successful, ariko nyine turaza gutegereza amadolari angana na 0 n'ibice 50 bya USD. Ahubwo nababwiye ko ari amafaranga ari hejuru ya 700. Na amafaranga ari hejuru ya 700 twaba dukoreye, ariko batubwiye yuko araza kutugeraho hashize amasaha 24 kuri 48. Hagati bakoze trick bavuze ngo tugende twuzuza zira task zabo niki kwarangiye umwanya wambanye mukeya nagenuza mu dukeya ndangije ntanza ikiramo username yanjye shyiramo hariya na password nakoresheje ubundi itanigarukira ahangaha rero kuriyo bita kuri yakanza kubyana lock offer bahita bikwereka challenge ahangaha kuri start twayabonye ahangaha ni dukanda kuri start offer iyo twayujuje completinze nako hari irabiceri twakoremo bahise tubwira yuko ari pending.
So ahangaha kwa dusa nkaho twababeshye, sinzira baraza kuyaduhereza ko njye ndi kwihuta bino badusabye requirement badusabye. Hano batubwiye ngo join time backs and earning money by completing simple tasks and surveys and offer get a USD 0.15 bonus for sign up complete tax and making. So read more. Price total ahangaha igihembo ni USD 0.50 boutique core ni application noneho kugira ngo ubashe kuramo ibiceri ahangaha harimo ibyiciro cyo bita sign up with time backs using Google require ahangaha ukayitwara ukayitwara 0.13 ahangaha cyo bita complete tasks ukayitwara 0.13 aricyo bita earn at least 1 USDT on the withdraw your earning verification your account ahangaha ukayitwakira 0.3 muri ya application. Ariko twebwe nabyo nakoze bite ko application ndi kwihuta handitse pending already arige bashobora kunyanya cyangwa nibanyemerere katwisubira hano inyuma muri application. So harimo uburyo bwinshi rero aha tugenda tubasha kwaninga biceri muri application. Okay, muri application rero iyo twageze kuri unlock offers hari cyo bita available survey. Handitse available survey uraza ugakandanga ukareba ibyo bazanye. Available survey tegereza gato turebe. Okay, hano hari available survey hari cyo bita first complete your profile, unlock better survey matches and earning. So abakugira noneho uzuza umwirondoro wawe ukorereze 2025. So aha icyo uzakora azazendishyiremo ukwezi kwawe n'ari kwa mbere n'ari kwa kabiri zaza gushyiramo ngo ngenda shyiramo wenda ukereka shyiramo kwa kabiri n'ukwezi itariki nshyiramo wenda 5 n'umwaka nshyiramo wenda 2. So tuvuge 2 umugabo hano turahitamo. Okay, hanga post code niyo muritaho abantu bari mu Rwanda muzakoresha 05. Okay, 5. Okay, n'abari mu Burundi nyine bafite post code yabo kandi si claim already ko nako tugira added ahise adding ngo hari za kujya never miss offer get install alert when new or earning opportunity drop so you can grab them before they fill up. Okay, new high payment offers in your country, cash out reminder when you are close, Slack alert you never lose your bonus. Ushaka kutazagira bura twaguhereza amakuru kandi handitse nebo. So bashyizeho ukabasha gukuramo ibiceri muri iyi application. So rero wakwibaza noneho withdraw ikorwa gute? Withdraw nababeretse kari uhuzuga kanda kuri cash out. Akubye ngo cash out methods, cash out history. Cash out history iyo twakanze twebwe na amafaranga twe twabikuraho. Kuna kwanga na amafaranga twe twabikura muri iyi application nayo twe twabikuraho. So anga ushaka anga aritse ngo cash out method with your earning using require method and the crypto withdraw are available wide. So hari cyo bita Bitcoin, cyo bita Dog, cyo bita Litecoin, Solana, cyo bita PayPal, cyo bita Mastercard, cyo bita Visa, Virtual Visa, cyo bita M-Pesa, cyo bita noneho Momo, iyi Momo yacu. So aha reka tumaze subirana inyuma gatoya. Aha kuri M-Pesa akonya ko ari amadolari 3 kugira ngo ukore withdraw. Noneho hano kuri Momo ho usabwa gufita amadolari 5 agana n'ibihumbi 5,500. Iyo twakanze nababwiye ko ahangaha kugira ngo ubashe gukora withdraw umanza kuza no kuzamo KYC. Iyi rero video itari yashira ndaza nako ninjya kubikura, reka mbere na mbere tumanze twuzuze KYC ubundi nzaze noneho dukora withdraw mu buryo bworoshye cyane.
ndaza nkande hano noneho niba ari kuri MTN ushaka kubikura anga uzaza uhitemo KYC. Ariko ngewe izuru kubona za dog za Bitcoin ngewe already nge nanazibikura ko mfite Binance. Basatu anga mfite Binance atukubwira ngo wallet setting anga turategereza anga wenda ngewe nkaza nkahita nihitiramo ushaka ngo uhitamo momo cyangwa n'ibindi ngiye nshatse naza nkahitamo Bitcoin naza nshaka nkahitamo Bitcoin. Icyo nkora ndaza nkashyiramo address warrant undi nkazanga nkayisavinga igihe naba nujera amadolari kora ko ngiye mfite hose n'ibice 25 ariko shatse nahita nkahita shyiramo address warrant yanjye ya Bitcoin. Ariko mbere na mbere mwebwe reka tumanze dusettinge mbereke ko settinga ku bantu bakoresha momo kuko abantu benshi badukoresha usanga badafite Binance badafite n'izindi azanitse complete KYC. Reka tugende tubikore faster. Anga uzaza nababwiye uzanga gashyiramo ID yawe nako amazina yawe ari kuri ID yawe izina rya mbere rya kabiri anga ngo igihugu cyo kirimo select place birth anga ushyiramo aho wavukiye tuvuge wenda nari mu Rwanda ni huzu ugahitamo ahanga handitse ngo place of birth uhita ukabishyiramo amatariki y'amavuko ashyiramo amazina yawe n'umwaka wawe amazina yawe bwite yanyayo kugira ngo residential address ushyiraho residential ahantu address yawe wishyiramo ariko Kigali city already binariho post code nk'umuntu i Kigali uzashyiramo bese amini mu Rwanda hose uzashyiramo amazera 5 kuri post code aricyo bita document uzaza tuvuge wenda niba ari ID bagusabye already ubundi hanga document akaturebe hanga kuri document ikintu hanga uzakora uzaza nitse ngo select document barakubwira ngo passport niba ari passport aricyo bita driver license aricyo bita nationality ID anga kuri passport ni uzafotora ufite iyo bita driver license n'ufite uruhushya rwo gutwara ni uzafotora aricyo bita national ID card ni uzafotora nuzaza uyikandaho ni ibintu byoroshye cyane uzaza uyikanda already anga turayisiletinze already uzaba wenda uzaza uyo ID yawe uzayifotora wenda imbere n'inyuma niba ari byo bazagusaba uze ubishyiramo wafotora imbere ariko n'inyuma ariko bigaragara neza nurangiza utuza ukande submit. Twebwe nango bino turi kubikora kuko twebwe dushobora no kubikurira kuyo bita kuri ziraboro zo kuri Binance twebwe dushobora kubikurira kuko twebwe ibi byose byo gushyiramo umwirondoro nago wenda ago tubikeneye cyane kuko twebwe dufite Binance already ku muntu ufite momo azanyura muri buriya buryo nyine agenda ashyiramo umwirondoro ye narangiza ashyiramo birayiboro byose nakweretse hariya ubashe kuzuzamo biriya mbere yuko ujya kubikura n'amadolari 5 angana n'ibihumbi 5,500. So rero iyi application nakubwiye yuko ari nziza naberetse ko hari abantu benshi ariko dore hangaye tugenda duscrollinga abantu ari kugenda basta application kayitabona amafaranga nge na Esther nanjye bahita bamireza amafaranga 75. So twayabonye bayaduhaye kandi batubwiye ko yari dolari uyu nguyu yakoreye muri application y'Esther n'uyu ngakoreye muri application y'Esther n'uyu yakoreye muri application y'Esther dore anga bose iyo dukanze kuri lobby so anga iyo dukanze kuri leaderboard claim turakanda tukareba ibyo batozanira bindi gato leaderboard claim bahita tuzanira ranka y'abantu ba mbere kubona ko cyagiye twebwe already cyagiye ayo tumaze gukorera nayangaya twahise twebwe twagiye kuri ranka y'103 tukimara kwinjira tukimara gukora ya application tukimara kudownloadinga application twahita dukuramo amadolari 0.75 twahise tugira kuri ranka y'103 dore hano hejuru username yacu ayo reward twamaze kubona ni 0.01 aya niyo twamaze kubona muri application dore abanga niyo bayoboye iyi application. So nyibisanzwe rero reka tuba duhanga video iyo ushaka kwanditse ngo affiliate urahakanda
ukareba ibisabwa. Link nyibisanzwe ndaza kwishyira muri video description kugira ngo rero kuri affiliate noneho kugira ukoramo amafaranga ati ni iki rero usabwa. Aha arakubwira ngo available balance total earn haricyo bita last USD ni yangayo watumiye nayo yanga witubibona kugira ngo this your referral code can change it might be an unique. Ahangaha aricyo bita nyine basha nyine kugira ngo ushaka gutumira abantu kanda kuri cya affiliate mundi affiliates anga ukaza ukahita ujya gutumira abantu. Ahangaha kuri reward twababwiretse yuko hari uza ugakanda handitse ngo spin cyangwa ukaza handitse ngo go strikes ubundi ukaza ukabikora mu buryo bwinshi muri application. Reka tumanze duherehe kuri go strikes turebe ibisabwa kugira ngo dukoremo amafaranga muri application. Kuna kiyi ari ya mbere kuri strike iyo twayirangije. Kuri strike ya twayirangije no tujye kuza cyo ngo verification. Iyi verification tuzaza tuwakandi naho dukorere turaduceri baduhaye aricyo bita verification. Iyo akanze barakubwira ngo verification anga uba joining aho ushaka, ni ari kuri Twitter, ni bari kuri Instagram, ni bari kuri TikTok. Ahangaha na mafaranga ugenda ukoreramo. Reka ngewe mba following kuri Instagram ndebe nawe aramereza ari amafaranga ya. Reka tubikore turebe faster. Ndaza ahangaha mba following. Iyi application ni shyashya, nujya no kuri YouTube urasanga application ikiri shyashya. Ahangaha already ndaba following. Ndaza ite subira hano inyuma gato ubundi reka tegereze turebe. Okay, ahangaha kuriyo bita Twitter naho ndagenda mba following ko izo mbuga zose ndazifite. Ndaza mba following naho ndaza naho ma following application ayikoresha ni bashya. Aha naba following nabo nindangiza ite ngaruka inyuma kuri application no kuri TikTok si ni ngombwa naho ndaza mba following. Dusanga aho turangije gukora zino offer zacu baduhaye. Twaba followinze hano hose verification twakoze. Ibi byose wemerewe kubikora nyine kugira ngo aguhereze biri ayiboro yitwa join nayo dufite, yitwa join Discord nayo dufite. Izi application zose wemerewe kuba following ya. Hano wemerewe kuba following kugira ngo ubashe kuramwa ibicari cyo bita spin. Spin iyo akanze kuri go spin uhita bikwereka iyo akanze already zeri n'ibice bingahe byo twabonye ya mbere. Tubivuze ko ari ugutegereza iyo bita ngo knockout down. Iyo bakubye knockout down urategereza, ariko reka dukande kuri start turebye bakutuzanira ubundi tugende turebe. Ahangaha aricyo bita muri application. So ngiye kugira application yanjye video yanjye itaba ndende cyane, nabiretse ko wakoramo amafaranga muri application. So rero niriwe nindana ngo ushaka ko video banini aya niyo nkoreye muri application nkimara kwinjiramo ya. Niyo nkoreyemo kubikura rero ni kwa kundi ku muntu utari gusobanukirwa ko wakora verification iriya kuzuza mu kugira uza ukore withdraw aze kwandika muri comment, nabyo nzabikore mu gihe nzaba ngiye kubikura muri iyi application. Nabyo nzabikore mbere ko nangira gukora video, nzagende bibereka mbere yuko njya gukora video. Ariko ndizere ko iyi application ari uko nguko imeze. So bivuze yuko iyi application imeze neza. Nitugenda tukagenda tukareba ari amaze gukuramo akakanya ninjiramo, reka nze itanga nkuba. So ahangahe dolari twebwe ubundi dolari ni 5, ariko ngewe tuvuge wenda ndarifatira ku cyane kugira bigende neza. Reka tuyifatira ku 5 kuko na hariya already kuri MTN bitabikora 5. Reka dukube 5 niturangiza dukube 0 n'ibice 25. Wabonye amafaranga tuse dukoreramo akakanya 1125 tukimara kwinjira muri application na mwanya na muke urimo tumazemo muri application. Ya application rero ari cyagihe nawe nababwiye yuko tukimara kwinjira twahise downloading application bataduhereza 0.75. Niyo mafaranga twakubye dusanga ngana 25 nibeshye neza. Nyuma yaho aho twakuye ibice 25 nanga ya 25 nibeshye neza
byose byuzuye dolari twayakuye hano hasi, twakanze hano handitse available features, twakanze kuri features nuko hano nta bidahari ariko no twakanze kuri features kuri reward ziranga nizo twahise dukandaho already nabirangije kuko nako twebwe already anga dufite $1 dufite $1 hanga. So bikuna ko ibintu arimo nanjye nababwiye application imeze neza, link yo munaza gikura muri video description. Imeze neza dore yuko abantu bari kugenda bakoreramo amafaranga ari uko ibintu bimeze. So rero ku muntu uzi gukoresha application no gukora amafaranga kuri za application ntabwo biraza kugora cyane kuyikoresha ko iyi application iroroshye cyane. Iyo ukanze kuri menu ahita bikoreka ani birimo, iyo ukanze kuri Robi hanga naberetse ko hangaha ari abantu ari cyo bita leaderboard, ari abantu baba bahigana abandi bakoremwe amafaranga kuruta abandi bite na liste yabo aho igenda igeze. Ariko hanga bafata 10 ba mbere 9 ba mbere nibo bashyira hanga. Uko nako twebwe turabijana na kane ari abandi ari kugenda bakora mu ibiceri. Cash out hanga naberetse ko ukorera waba uri mu Burundi waba uri hehe ukoresha uburyo bwawe ukabukoresha. Buri gihugu cyose gifite uburyanga cyabikuramo amafaranga akoreye mu application. Hangaha arimo uburyo bwinshi ndizero ko iyi application mwayikunze. So ni sam promoter w'Abanyarwanda, kanda subscribe kuri video, ukande na like iyi video, usharinga n'inshuti yawe ishaka gukora amafaranga kuri application. Ingiyi nyine mvuze ko ibikora kuri MTN MOMO ntago nabambeshye ko wabibonye. So ndakuna cyane, Imana ikomeze barinde. Ushaka video nyizi ngizi nahandi zibarezwa atari kuri sam promoter official. Ngona aho bwaba kugira ngo bashakire ibya danje, nimamrango mbasaba burebye ino video yanjye ukazajya uragenda udakanze like kuko twakoze aho bwabaga hose. Iyi channel ya mbere izagira abahereza ukuri kwa nyako uko akora amafaranga, uko yabikora kugeraho, haba kuri MOMO, haba kuri Binance, kuri PayPal n'ahandi agiye atandukanye. Ndabakunda, Imana ikomeze ibandebera icyoroshye ibarinde. Wowe nugenda udakanze subscribe kabisa. Link yo munaza kwikora muri video description, mugende mu akora account. Ariko mbere na mbere ngunda gushishikariza abantu, iyo ugiye gukora account uzajya uramanzure video wirangize. Nibyo byiza kuko bituma ukora account warebye video, kandi burya nibyo bifasha cyane kuruta kuza gukora account utari wareba video. So ndakuna cyane, Imana ikomeze barinde, duhure muri zindi video. Link yo nibisanzwe muri video description, ni muraza kuyikura. Ndakunda cyane.